ayo ngayo ntabwo ari ngombwa kumenya ngo afite indimi nyinshi. Ni ururimi rumwe rw'amahanga rufasha abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga gukominikana mu buryo bworoshye. Bati namwe abantu badafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ubwo ndavuze ni hearing, namwe mufite uburenganzira bwo kumenya ururimi rw'amarenga. Bifashe abafite ubumuga kumenya communication hagati yabo, bikabafasha kwishima, bakumva ko mwese muri kumwe n'abandi, bakisanzura. Okay, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni alphabet. Iyo wayamenye alphabet byose biba byoroshye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umukobwa kandi utangiye ukora irenga rya a, umukobwa a. Niyo mpamvu bisaba kumenya ngo alphabet. Urugero ikintu kuvuga ngo ya, ntushobora kuvuga inka utazi gukora irenga rya ya. Urabona ugira gutya ushyira hano inka. Niyo mpamvu byose ugomba kumenya ngo alphabet niyo utangiriraho, nyuma ugatangira kwiga imibare nayo iragufasha. Nabyo biri mu marenga y'intoki. Ntabwo ubara imibare 10 warangiza ngo 11 ugakora mu birenge byo hasi, ntibishoboka. Amarenga ari mu gice cy'igihimba kugeza hano ukora irenga. Niba hari irindi renga ushobora gukoresha ukora hasi, ntibishoboka. Garukira ngaho gusa ukoresha amarenga nahawe. Cya kabiri, ibiganza bifite ibice bibiri. Icya mbere alphabet ni ikiganza cy'imbere, alphabet B. Icya kabiri kindi kiganza cy'inyuma hano ni imibare ukoresha hano. Alphabet ukoresha ikiganza cy'imbere. Urugero a b, ningira gutya ntabwo uzaba uvuze b, uzaba uvuze imibare 4. Ariko ningira gutya ndaba mvuze b. Ngo ikindi kuvuga ngo gutya sa, ningira gutya nzaba mvuze 5. Bati mu by'ukuri tubanze tumenye alphabet, nyuma nuyimenya ukoreshe kwandika izina ryawe. Genda shaka gutangira kuri alphabet urebe mu buryo bworoshye. Kuvuga ngo a b c d o f g. Urumva cyangwa g. Hano hafunze gutya. I ja usa nk'ugira ngo ni i, ugasa nk'uyimanura mo hasi ja, bishushanya mu kirere ja. Naho ka ntabwo uzavuze gutya kandi bishoboka kugira gutya ka, ikiganza cy'imbere ka. Ri ndende imwe bandika gutya, ri ndende ri. Ma, niba ushaka kuvuga ma, hari abafite agatoki gatoya katagaragara, ushobora kuvuga gutya ma, ntabwo biri kugaragara. Nta kibazo, umuntu yumva ko uvuze ma, ariko na iroroshye. Na cyane ma ihita igaragara, ifite amaguru atatu ma. Icya na o, ntabwo ndavuga ngo gutya ngo o, oya, ngo ufite usigamo umwenge ugaragaramo hano. O pa, kuko uzi gukoresha ka
biroroshye kuvuga ngo pa, ugahita umanura hasi ngo pa. Harimo na ki, ntabwo si ki, hari gushyiraho ra ngufi, ra, sa, sa yafungiza ifungue, nta nubwo ugira gutyo, hagafite kangahe kugera hano, sa, ntabwo ta, ta, u, 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 va, va, wa, na x, x, yandi bandika gutya bivuga x, x, ya, ya, za ni ibisanzwe ushobora kugira gutya cyangwa ukagira gutya, ni kimwe. Mbo ngiye nshaka pratique umuntu agaragaze alphabe, yandike alphabe turebe, nyuma namenya kwandika alphabe yandike zina. Ngiye nshaka buri muntu yigaragaze, buri muntu yigaragaze. Ngewe ngiye kubikora gahoro murebe pratique. Iyi pratique muyifate, muzareba ifoto irimo amarenga. Ndio ngiye gusubiramo, nindangiza iyo pratique muyifate, irabafasha uburyo babikora mu biganza. Nyuma muzarebe ifoto irimo alphabe, muyige. Ningaruka zabaza mwandike mu marenga. Okay, ivuga ngo a. Nizere ko namwe ahantu mukurikiye muri kubikora. Nantu harimo umuntu ushobora kuvuga ngo wapi, ngo va, ngo cha, anavuga ngo cha gutya, ajya ngo tsaye karakara ngo cha, yandika mu cye cha, no da, nta nubwo ari gutya, hano wafunze hano, ya sigamo umwenda hagaragaramo hano da, nta nubwo ari gutya, oya gutya ni imibare, gutya ni da, wibuke ko twakoze ca ukatuzana gutya hari ababa batabishobore nini babitoza, agira akamaro ngo birategwa n'intoki zawe, ugomba kuzigorora. Okay, fa, ga, ja, naho ha, i, iyo ugiye kwandika ja urayishushanya mu kirere uvuga ngo ja ukoresheje aka gatoki, ja, naho ka, naho uravuga ngo ka, ninjye ka, hasigaye iri ndende, iriyo iroroshye, ni ukubimenya ngo bayandika gutya, ngo tuzana akangaka kanda gutya, na ma ifite amaguru atatu, imwe abiri atatu,
hari abandi batagaragaza kano zeru bakagira na buke. Nta kibazo bityo umuntu yahita abyumva ko uvuze ma, ariko nta hose agomba kugaragara na sigaye o navuga ngo gutya ngo gusa nk'ufashishijemo hano gutya o sigaye pa, mbere twavuze ka uvuge ngo pa pa hano bareba uburyo ngo pa oya urabwo pa sigaye ki. Niba ikintu kimeze kumera nka q ntanzi kwivuga, niba bavuga q ntabwo mbizi q naho na ra ngufiya ra naho sa naho buya sa naho ta u o va Wita oya, iyi ngiyi ni imibare kabiri, ariko gutya ni va arufabe va hasigaye wa hasigaye iki, hasigaye x hari igihe ngiye ntekereza nkabishushanya gatugira iyo utekereje utongeraho gutya, ariko aka kaboko kamugenda x ya za na cyangwa ukagira gutya za, byaterwa n'intoki zawe, ntabwo byakubuza uburenganzira bwo gukoresha akaboko kawe. Hari abandi bakoresha imoso, abandi bagakoresha iburyo. Icya mbere ni uko wakwandika umuntu akabyumva.